Ndakindi gihesha gukiranuka mu bisi no muba mw'ijuru, keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogejwe atyo abanduye imitima yabo, ndimukerengwa ubwo mutebuke, mweze imitima yanyu neza. Ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate. Ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha gumana natwe. Haleluya nshuti z'umusaraba, ndabasuhukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Ku bakunzi bakurikirana Getsimani channel, Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Ndashimira Imana yuko ari Imana igira neza, ndashima Imana yongeye kuduha buno munsi cyangwa se igitondo cyabamye muri twe, tukaba turi amahoro kandi tukaba twese twabyutse duhumeka umwuka w'ubuzima. Izina ry'Uwiteka nishimwe kandi izina ry'Uwiteka nahabwe icubahiro. Ngiye turi kumwe ku mazina banyita Ingabire Jeanne d'Arc. Ngaba nshima Imana kandi ayishimira cyane yuko yabanje kungunda ubwa mbere. N'ijambo ryayo rirabihamiriza ngo niyo yabanje kudukunda. Rero kubw'ibyo ndabishimira Imana, kandi nuko ikomeje kutwongera twese iminsi yo kubaho n'iminsi yo kurama, n'imyaka yo kubaho n'imyaka yo kurama. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro kubw'ibyo yuko twese twaramutse amahoro, kandi akaba duhaye n'uyu munsi ngo twongere tuganire ijambo ryayo. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ngaba nifuje gusangira namwe amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice ni 2 umurongo 17 turi bugeze kuri 25. Mbere ya byose mbanje kubiseguraho, ikinyarwanda cyanjye ndago kiraba Kigali,
rero mbasabye kunyihanganira aho ndandaga cyangwa se aho ndavuga amagambo ndayavuga uko yatari, muze kunyihanganira kuko nanjye ngizi nakivuga neza. Rero ndabasaba kunyihanganira kandi bamenyesha yuko amashusho yabe yari muri iyi code ni ukugira ngo adufashe kumva icyigisho. Rero reka tubanze dusenge mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana. Uwiteka Nyiringabo, Mana ishobora byose, Mana iriho kandi izahoraho iteka ryose, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye kuri Imana idukunda, ndagushimiye kuri Imana yuzuye icyubahiro, ndagushimiye kuri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Mana ndagushimiye yuko udukunda ukaba uturinda amajya n'amaza, ukaturinda ikigoyi cy'abagoyi, turabigushimiye. Ukaturinda Mwami gutembanywa n'amazi, ukaturinda Mwami gutembanywa n'umuriro. Amazi cyangwa se umuriro si aya mazi tubona, si uyu muriro tubona Mwami, ni ibyaha twatembanwa nabyo, ibibazo duhura nabyo twatembanywa nabyo, ibigeragezo turwana nabyo twatembanywa nabyo, indwara turwara dutwika tugatembana nazo, ariko kuko udukunda kandi ukaba utugira neza, ukaturebanisha amaso y'imbabazi. Mana ndagushimiye ko watugiriye neza, ndagushimiye ko waturengeye, izina ryawe nirishimye. Ndagushimiye Data wera ko bari barwaye wabakijije, ndagushimiye Data wera ko bari bafite inzara n'inyota by'ijambo ryawe kugiye kubagaburira. Ndagushimiye Data wera kuko bamwe muri twe bari bamaze igihe kirekire Data wera bari ku bitaro barwaye indwara zinyuranye. Hari benshi muri twe bari bafite ibibazo, ariko Data wera wabakijije, wabagire neza. Ndabigushimiye Mana, ndagushimiye kuri Data wa twese mwiza, ndagushimiye ko ukomeje kutwongera iminsi yo kurama. Ndagushimiye Data wera ko waturinze Satani ndi yaduhitana n'imigambi ye mibi. Ndagushimiye ko waturinze Mwami iki cyorezo. Ushimwe uhabwe icyubahiro Mwami. Ntacyo turusha abandi, ntacyo turusha abatembanywe nacyo, ntacyo turusha abari kwa muganga, ntacyo turusha Mwami abari mu ngorane, abari muri bibazo, ahubwo ni rwa rukundo rwawe udukunda, ukaturinda umubu, ukaturinda umwanzi n'ibibi bye byose. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje Mana. Imbere ya byose manje guca bugufi imbere y'amaso yawe, weretse Data wera ubwoko bwawe, imitima yacu utugire neza, utweze utuboneze. Ayo maraso atweze adukure ikibi cyose, adukureho umugayo wose mu byo tuvuga, mu byo dukora. Mwami utweze kugendera mu nzira z'abakobanyi, utweze kwicarana n'abakobanyi, utweze kumva imigambi y'ababi, utweze kumva inguru zitatureba, utweze udutunganye, udukure ikibi cyose. Amaraso yawe Mwami Yesu atweza aduhanagureho ikibi cyose. Weretse imitima yijimye niwe wayiha amahoro, imitima yishwe na bwaki y'ibyaha niwe wayikiza. Mwami ndakwinginze weze imitima yacu, amaraso ya Yesu Kristo atweza atuboneze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye ko tubabariye, ndagushimiye ko twogesheje ya maraso ya Yesu Kristo y'igiciro cyishi ushimye. Nk'ayo maraso sayo mu bitungwa, ayo maraso ni ay'umwana w'intama, ni amaraso atweza akadukura ikibi cyose. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu, ndagushimiye kuri Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Ndagushimiye Mwami wanjye, ndagushimiye mutanga bugingo. Weretse ijambo nge gusangira n'ubwoko bwawe Mwami, ndabari nge, ahubwo icyubahiro cyawe aba ari cyo kiganza, ubwiza bwawe ari bwo buganza. Nsabye ko waganza Data wera, presence yawe ikaganza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana Data, Mana ishobora byose, ndakwinginze wiheshe icyubahiro Mwami. Kuvuga aya magambo ndabari nge, ibitekerezo byanjye bihagarare mu izina rya Yesu, ahubwo imbaraga zawe ziganze, mvugishijwe nawe, uvugire muri nge. Uri Imana igira neza, uri Imana itukunda kandi uri Imana iturengera. Nsabye bike byinshi bitwongere, kuko niwe uzi iby'imitima yacu yifuza. Bana natwe turengere none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 2, umurongo wa 17 turigeze kuri 25. Reka dusome mu izina rya Yesu.
Mbese si wowe wizaniye ibyo, kuko wimuye Uwiteka Imana yawe ubwo yakuyoboraga inzira. None se mu nzira ijya muri Egiputa urayikuramo iki? Urashaka se kunywa y'amazi ya Nili? Cyangwa se mu nzira ijya muri Ashuri yo urayikuramo iki? Urashaka se kujya kunywa y'amazi ya rwa ruzi? Mu wa 19 akavuga ngo ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe buzagukoraho, nuko umenye kandi urebe ko ari ikintu kibi kandi gisharira, nuko wimuye Uwiteka Imana yawe ndube ukiyubaha, niko Umwami Uwiteka Nyiringabo avuga. Erega kera wiyiciye ubuhake, wica isezerano ryari rikuboshye, uvuga uti sinzakoreshwa, ahubwo mu mpinga y'umusozi wose no munsi y'igiti cyose gitoshye warahahagaga wibuza. Ku murongo wa 21 hakagira ati ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyero utunganye rwose. None se wahindutse ute ukambera ng'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ndazi? Kuko naho wakwiyuhagiza shura ukagira n'isabuni nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije, niko Umwami Uwiteka avuga. Wabasha ute kuvuga uti sinanduye, sinakurikiye ibigirwamana bya Bali? Reba ubukanda bwawe mu gikombe umenye ibyo wakoze. Umeze nk'ingamiya ikiri ntoya itana yiruka, kandi umeze nk'ishyashya yamenyereye kugishira mu butayu irehera mu muyaga yarinze. Ninde wabasha kuyirindura yarinze? Abamushaka ntibazananirwa, bazamubona kwezi kwe kubonetse. Wirinde ibikumarira ingweto ku birenge, kandi n'ibikumisha mu muhogo. Ariko uravuga uti biramaze, kuko ngunda imana z'abanyamahanga, kandi ari bo zikurikirira. Amen. Imana idufashe cyane kandi itugirire ibambe, kandi Imana ikomeze uterebanisha amaso y'imbabazi. Amagambo y'Imana ni indorerwamo umuntu wese yireberamo, akareba ibyo atakoze, akareba aho yacumuye, akareba aho yagumye, Imana ikamweza. Iyo umuntu akangutse yireba mu kirori, akireba mu kirori akabona hari ingonera, akareba ahari imihote, aho hose yamara kuhareba akitunganya, agakaraba mu maso, akareba ingonera, akareba ko mu maso he hameze, akabona si heza, agafata isabune agakaraba mu maso, agafata isabune akajya muri dushe akitunganya. N'ijambo ry'Imana rero ni uko. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo umuntu wese yireberamo, adutunganye akitunganya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Rero icyo navuga kuri aya magambo, urugero natanga, yagire ikirori, wirebe, urebe ibyo wagendemo bidahesheje Imana icyubahiro, uce bugufi imbere y'Imana pe. Imana irababaye kandi Imana irarakaye, yashira, twese twashira, ariko Imana yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi, uko irakaye iteka ryose isi yashira, twese twashira, ariko Imana yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi, yuzuye amahoro, yuzuye kugira neza kwishi. Ariko nyine umenye ko Imana ibabajwe n'abantu bayo bari mu nzira zigana muri Egiputa, zigana muri Ashuri, zigana i Babuloni, zigana mu nzira nyine zidahesheje Imana icyubahiro. Usomye amagambo menshi yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, atubwira ati ngo byose ngo nitwe twabyikururiye, nitwe twiteye ibyasha, cyangwa se nitwe twiteye ibyaha.
kandi Uwiteka akatubaza se ngo inzira zigana muri Egiputa turazikuramo iki? Inzira zo kwiba turazikuramo iki? Inzira zo gukora mu mifuka y'abandi tubiba amafaranga turazikuramo iki? Birashoboka kutiba amafaranga, ariko birashoboka kuvuga nabi. Birashoboka yuko utavuga nabi ariko uvuga abandi, unegura abandi, cyangwa se nduvuga abandi ariko ukora ibinyuranye n'iby'Imana. Rero kubw'ibyo Imana irakubaza ati iyo nzira igana muri Egiputa urayikuramo iki? Kuko muri Egiputa, mu buryo bw'umwuka, muri Egiputa ni mu byaha, muri Ashuri ni mu byaha, Babuloni ni mu byaha, Sodomu na Gomora ni mu byaha. Kandi reka nsubire inyuma gato, Babuloni nyine ni mu byaha naho. Mwibuke yuko ubwo batwaraga Abisiraheli ari imbohe mu gihugu cy'i Babuloni, mwibuke ko bafashe Meshaki, Saduraka na Benedego, barabatega ngo buname baramye igishushanyo cy'ikigirwamana, baranga. Rero nawe ni mu byaha. Inzira yose itarimo kuba umukiranutsi, itarimo ukuri, itarimo amagambo y'Imana ayihesheje icyubahiro, iyo nzira yose ni inzira y'umwijima, ni inzira idatunganiye Imana, ni inzira nyabagendwa, ni inzira buri wese anyuramo, waba uri munini, waba uri muto, waba uri akana gato, waba uri umukuru, uri umusaza. Ni inzira nyine nyabagendwa, inzira ugendamo ukumva uri furi. Niba wagenda uri wihuta, wagenda gake, wagenda wizengunukaho, iyo nzira ubasha kuyinyuramo. Ariko inzira ifunganye ni irembo rijya mu ijuru, si iya buri wese. Bisaba kugenda witwararitse, bisaba kugenda ufite ituze, bisaba kugenda nyine wiyubashye nk'umuntu w'Imana. Iyo nzira bisaba gukiranuka. Iyo nzira kuko irafunganye, iyo ukiranutse ubasha kuyinyuramo, ariko iyo udakiranutse ntabwo ubasha kuyinyuramo. Ikorohera niyo nzira nyabagendwa. Muze dukiranuke tubashe kunyura mu nzira ifunganye, kandi Yesu niyo yaduhamagariye. Imana idufashe kandi tugire neza. Amen, amen. Rero reka twinjire mu cyigisho cyacu cy'uno munsi. Umutwe w'amagambo nagihaye uravuga ngo ese uracyagendera muri ya nzira Uwiteka yakubujije? Kandi se ibyiringiro byawe bishingiye kuki? Imana idufashe. Niba mwibuka neza, umutwe w'amagambo twasomye ngo ibyiringiro by'Abayuda ni iby'ubusa. Bashobora kuba barishingiye yuko Uwiteka yabahaye isezerano, bishoboka ko bari bishingiye yuko Uwiteka yabavuzeho, yuko Uwiteka abakunda, yuko ari ubwoko bw'Imana, yuko ari ubwoko butavumika. Ariko Imana ababwira ati ibyiringiro byanyu ni iby'ubusa. Kuko twasomye amagambo aravuga ati ngo ubuhake bwawe warabuciye, isezerano ryari rikuboshe rikubuza gukora ku kibi waryikuyeho. Ariko uyu munsi ni njye yari kubwira, ni wowe yari kubwira, kugira ngo tuve mu bidatunganye tujye mu bitunganye, tuve mu nzira y'umwijima tujye mu nzira iboneye. Rero kubw'ibyo Imana yari ari kubabwira ati, nk'uko nabivuze, ati nubwo bari bafite amasezerano, nubwo bari barabikijwe ibyasezeranywe, ariko uyu munsi ni njye nawe biri kubwira, nubwo dukijijwe, nubwo Uwiteka yatuvuzeho ko azatugira neza, nubwo Uwiteka yavuze ko azaduhezagira, imbuto zo mu nda zacu ikaziha umugisha, ikubakira ababyeyi neza, abana bakubaha ababyeyi, abatari bafite amanota bakagira amanota, abatari bafite Uwiteka akabaha, abatari bafite ijambo Uwiteka akabaha ijambo. Mbese Uwiteka adusezeranya natwe imigisha myinshi. Ariko ngo nubwo iyo migisha Uwiteka yadusezanije, nubwo Uwiteka yadusezanije amasezerano, ariko niba turi mu nzira zitagororotse, ibyo byiringiro ni ubusa, ni ubusa, ni ubusa, ni ubusa imbere y'Imana. Kuko Imana iravuga ngo mbese ya nzira igana muri Egiputa urayishakamo iki? Ya nzira igana muri Ashuri urayishakamo iki? Rero ibyo byiringiro ngo niko ufite isezerano, ngo ugomba kwinezeza ukagenda mu nzira zidahesheje Imana icyubahiro, umenye ko ibyiringiro byawe bigize ute? Bibaye ubusa.
Imana yaraturemye kandi ituremera imirimo myiza. Imana yaraturemye ituremeye kuba icyitegererezo cy'abandi, n'abo bandi nabo yabaremye kugira ngo babe beza, ariko turanze tugize ute, turananiranye. Rero birashoboka ko Imana yakugiriye neza ariko wanga kumvira, wanga kugendana nayo, wanga gukora ibyo Imana ishaka, aho gukomeza kuba mubi cyane. Kandi umenye ko ngo ibyaha byawe imbere y'Imana byaraguhindanije. Imana ntabwo ishaka kuba wahindanijwe n'ibyaha. Imana irashaka gukiranuka. Ese muri iyo nzira igana muri Egiputa uri kuyishakamo iki? Ngewe ndi kuyishakamo iki? Uwiteka aratubwira uyu munsi wa none ngo tuve mu nzira yo muri Egiputa. Muri Egiputa ni habi, muri Egiputa harimo ibyaha by'ingeri zose, harimo ubujura, harimo ubusambanyi, harimo ubuhehesi, harimo kutanyurwa, harimo kutiyemera ukuri ngo unyurwe ngo niko Imana yakuremye, harimo imico mibi, kwambara ibitambarika, kwisiga ibitisigwa, kuvuga amagambo atakwiriye kuvugwa. Ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ritujeho ritubwira ngo mbese si wowe wizaniye ibyo, ukanga wanga kumvira Uwiteka, wanga kugendana n'Imana, wanga ko Imana aba ari ikuyobora, ushaka kwiyobora. None murebe iyo foto, wizana muri iyo nzira irimo imikuku, irimo ibyobo, irimo amazi y'ibiziba, ariko unaranga ngo unashaka kugira ute, kugendera muri iyo nzira. None Imana iri kukubwira ngo mbese si wowe wizaniye ibyo, kuko wimuye Uwiteka Imana yawe ubwo yakuyoboraga inzira. Imana yakuyoboraga inzira nziza, ariko uranga, wumva ngo ukeneye ibindi. Ariko reka nkubwire, aho ntabwo wakijijwe neza, ntabwo wagendanye n'Imana ngo ukizwe ngo umaramaze. Iyo wakijijwe ukamaramaza ntabwo usubira muri Egiputa. Ntabwo Imana yagukura ku mashyiga wari utegaga ku mabuye atatu. Imana igushize mu nzu ya gaze, aho ucana utekereje umuriro utarava ngo ndatsa mu ziko, utarava ngo ndapupera, amaso yatukure, wendegeza ingwi, ugira ubuhe. Umbwire ngo Imana ikukuye aho muri iryo vu, wowe wategaga ku mabuye atatu, ushiramo ingwi, ukatsa, yemye no kugira ngo umuriro uzafatwe, bikaba ku bw'Imana. Wenda ukajya kurahura umuriro ukakwakira mu nzira, ugateka ibiryo bikazajya gusha, abana baryamye bikazajya gusha, nawe utumva utakeneye kurya kubera umunaniro. Kubera iki? Wanabijya ukumva byuzuye imyotsi, byuzuye iki? Noneho Imana ikugirira ubuntu, ikugire imbabazi n'ibambe, igukure muri ubwo bukene, igukure mu iryo vu watsa mu ziko, ibigukuremo igushe mu nzu irimo gaze, irimo ibintu byose. Aha rero ni umuntu Imana ibikuye mu ivata y'ibyaha, yifata uko atari. Imana yamara kumusayura akaba neza mu gakiza, agakizwa akorokokwa, ariko agateshuka nanone akagira ute, akabivamo. Niho asubira kuri ayo mashiga atatu, agasubira muri bwa bukene. Rero dukizwe neza kandi twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Mutekereze aho Imana yabakuye, mutekereze ibyaha Imana yabakijije, mutekereze aho Imana yabakuye. Mugire umutima umenetse, mumenekere imbere y'Imana. None ibaze umuntu Imana ikuye muri iryo vu, ariko naranze ngo ushaka gusubira he? Muri Egiputa, muri ya mashiga atatu yo kwatsa. Imana idufashe. Nshuti z'umusaraba, niduhinduke kandi duhindukire dutunganiye Imana, tuyihindukire mu by'ukuri, tutayibanganyikanyije n'ibindi bigirwamana. Imana idufashe kandi dutabare. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 18 hatubwiye ngo none se mu nzira ijya muri Egiputa urayikoramo iki? Urashaka se kujya kunywa y'amazi ya Nile, cyangwa se mu nzira ijya muri Ashuri yo urayikoramo iki? Urashaka se kujya kunywa amazi ya rwa ruzi? Imana idufashe, Imana idufashe. Imana itugirire neza, iturebanisha amaso y'imbabazi. Inshuti z'umusaraba, aho uri ibuka Imana,
ibuka urukundo yakugiriye, ibuka Kristo, ibuka umwenda yambaye, atari uko yari abuze imyenda, yambara urubindo ku bwawe, yambikwa ikamba ry'amahwa ku bwawe, atari ko atarafite ikamba ry'ubwami, yari arifite. Inama yarateranye ngo baza ku kibazo cy'uwacungura umuntu. Mu bizima habura n'umwe, inshuti z'umusaraba. Mu bakuru na 24 habura n'umwe, mu bamarayika reka da. Ariko ngo Imanuweli ati njyewe ndagiye, Imana ishimwe, duhabwa izina ngo Imana iri kumwe na. Imanuweli aravuga ati ngo njyewe ndagiye, yiyambura ikamba ry'ubwami, yiyambura bya bishura bye byera, yiyambura icyubahiro cye, araza muri isi, yambara rugabire atari ko yari abuze ingwe, yambara imyenda y'isi atari ko yari abuze imyenda y'ubwami. Bamutera icumu ari njye nawe azira, yambara urubindo ari njye nawe azira, acibwa mu maso, baramuhemura, babamba umwami kugira ngo njye nawe tube tukiriho. None Imana iratubwira, dukurikije ukuntu yadukunze duha Yesu, iyo nzira turayikuramo, ariyo mpamvu yaje ngo adukure muri iyo nzira ya Egiputa. Abantu bakora ibyo bashaka, abantu bavuga amagambo yo bashaka, abantu bakora ibidahesheje Imana icyubahiro. Twaraganiye mbabwira Imana impamvu yarimbuye Sodomu na Gomora, ku kibazo ku cyaha cy'ubutinganyi, ku cyaha cy'ubusambanyi. Mu gihe cya Nowa Imana irimbura isi n'umwuzure kubera icyaha cy'ubusambanyi, ngo abantu bari bamaze kugomera Imana cyane, ngo n'ibitekerezo byabo byari byarononekaye. Bene data, nshuti z'umusaraba, nimuze duce bugufi, Imana itugire neza, iturebanisha amaso y'imbabazi. Muri Egiputa turashaka iki? Muri Egiputa ni iki wahaboneye? Ufite Bible y'icyongereza aho ku murongo wa 18 haravuga ngo mu nzira ya Egiputa, ngo nizihe nyungu wahabona? Nizihe nyungu waboneye mu nzira igana muri Egiputa? Nizihe nyungu waboneye mu nzira igana muri Ashuri? Nizihe nyungu? Ni iki wabonye muri iyo nzira gituma usubira muri iyo nzira utabonye kuri Kristo? Muze duhindukire Imana. Niba warakijijwe ukakira umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe, ukamukurikira, ururukara, komeza umukurikire, igikara cyawe gikomeze gihame. Niba warakurikiye umwami Yesu Kristo utanywa inzoga, komeza umukurikire, ndunywa inzoga. Niba warakurikiye umwami Yesu Kristo utararikira abagore, utararikira abagabo, utararikira abasore, utararikira abakobwa, komeza umukurikire, ntacyo uzaba. Niba warakurikiye umwami Yesu Kristo mu bugingo bwawe nk'umukiza wawe, ntacyo ufite akaba yaraguhaye ubuzima, akaba yaraguhaye imibereho, komeza umukurikire. Uwo mwami agira neza, uwo mwami ni umunyamahoro. Yesaya muhanura yavuze ati ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu, ngo ni umujyanama. Hagakomeza nyine havuga ubwiza bw'uwo mwami, yuzuye amahoro. Kandi mumenye ko indimba zacu arizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ukurikiye umwami, ntacyo ufite. Ukurikiye umwami, ufite ubwiza yaguhaye, ejo bundi n'ejo bundi urabuhindanije ngo ushaka kuba inzobe. Kubera iki inshuti z'umusaraba? Kubera iki? Kurikira umwami ukuri, kurikira umwami ukuri, unyugwe n'ukuri, unyugwe n'ubwiza bw'Imana, unyugwe. Niba uri inzobe unyugwe, niba uri urukara unyugwe, niba uri muwayene uri hagati aho unyugwe. Unyugwe inshuti z'umusaraba, twige kunyugwa. Ndukizwe ngo ni kukenye, numara gukira umaze kubona ubutunzi bwo muri Kristo, wihindure. Twasomye ijambo ry'Imana, sinjye waryanditse kandi na Yeremiya siwe wabyanditse. Umwuka w'Imana yaramuyoboye, we arahanura, avuga uko yategetswe n'Imana. Ku murongo wa 21 haravuga ngo ngariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyere utunganye rwose. None se wahindutse ute? Ukambera igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ndazi. Imana idufashe, Imana idufashe. Shuti z'umusaraba, ni iki cyaguhinduye? Ni iki cyambinduye? Ni iki cyaduhinduye? Ko twakurikiye Kristo, twuzuye ibyaha, aradukiza,
adukura mu ivata twifata uko tutari, tuvuga ibigambo biteye isoni, dukora iby'isoni, tugendera mu nzira z'isoni, twishwe n'ibyaha, twishwe na bwaki y'ibyaha, ariko Kristo atugezeho aduhindura amateka, adukiza ibyaha, adukiza urugomo, adukiza ubujura, adukiza ububeshi, adukiza gutukana, adukiza izo ngeso zose mbi. None ni iki kiduhinduye muri uyu mwanya? Ni iki kiduhinduye muri uyu mwaka? Ni iki cyaguhinduye muri wa mwaka washize? Ni iki cyaguhinduye ukaba ufite itandukaniro igihe wakizwaga n'ubu? Ushobora kuba uhagaze mu gakiza imyaka myinshi, nanjye nkaba mpagaze mu gakiza bw'imyaka runaka myinshi, ariko tukaba turi babandi. Imana idufashe. Imyaka ndakivuze imbere y'Imana. Nushaka kumara imyaka 100 mu gakiza ariko udahinduka, ndakivuze. Ni hahandi ho twasomye ngo ibyiringiro by'abayuda ngo ni iby'ubusa. Ubona Imana igusanze wagendana nayo, wireba mu kiro ukavuga ati Imana, uyu munsi uje twajyana, igendanire, umva wayavuga cyangwa se njye numva nayavuga. Imana idufashe twisuzume iyi nzira igana muri Egiputa tuyivemo. Murareba aya mazi yarimo y'ibiziba, ngo niyo mushaka kunywa se? Mushaka kugenda muri uyu muhanda urimo imikuku n'ibyobo? Buryo bw'umwuka iyi nzira nageranya n'inzira irimo ubuhehesi, irimo kutavugisha ukuri, irimo kutanyurwa, irimo kugendera mu nzira y'ubwomanzi, wonona ibintu by'abandi, ufata ibitari ibyawe, kwishira hejuru, kwigira nyirandabizi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira guca bugufi. Imana yari yarakugize uruzabibu rwiza cyane. Imana yari yarangiza uruzabibu rwiza cyane. None Uwiteka arabaza ati ngo niki cyaduhinduye ngo tukamubera ng'igiti cy'ingwingiri, igiti kidakura, cyagwingiye nyine, ndigikura, ni igiti kiraho kidahinduka, kitavuga neza. Icyo giti ni wowe n'ingi. Cyo bugufi Imana itugire neza, tumenekere imbere y'Imana. Imana yatugira neza kandi Imana iratwoza, iradutunganya. Ayo mazi ya Nili uri gushaka kujya kunywa muri Egiputa, nyurwa n'ukuri. Isura Imana yaguhaye yishimire. Ubutunzi ufite bwishimire, were gushaka ibirenze ukuri. Bene data, nimuze dusubire ku isoko y'uwahanze iyo soko. Nimuze tugarukire Imana, nimuze twiyegurire Imana. Imitima yacu tuyegurire Uwiteka, aduhindure, adukure mu ngeso zacu mbi, adukure muri Egiputa, kandi atubabarire imyenda yacu turaba tuyihariwe, atweze kandi adukize ibyaha, adukize n'imbaraga z'ibyo byaha, adukureho imitashi yose, adukureho ibyo byose bibi byaduhinduye tukaba babi, tukaba abana babi, tukaba ibyigenge. Imana itugire neza. Umurongo wa 19 dusubiye inyuma niwo wavuze ngo ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe buzagukoraho. Bigakomeza havuga ngo nuko umenye kandi urebe ko ari ikintu kibi kandi gisharira, kuko wimuye Uwiteka Imana yawe ndube ukiyubaha, niko Umwami Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Bene data, tugitinya Imana, tukiyubaha, tugitinya icyaha, ahubwo icyaha twakigize isukari. Murazi umwana wamuhisha isukari, urayimuhisha akajya kuyifa. Natwe rero Imana iratweza, ariko tukanga, tukananirana, tugasubira mu byaha. Ariko bene data, tugira imitima iciye bugufi, tumenekere imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana muri Zaburi niho hava ngo umutima umenetse Uwiteka ntabwo azawusuzugura.
Uwiteka ntabwo azawihakana, Uwiteka ntabwo azawanga, Uwiteka ntabwo azawuhinyura, ahubwo azawakirana n'ubwuzu, azawakirana kuko umutima uzaba umeze nka wa mwana w'ikirara wagiye ngise nkabonye agarutse akoresha ibirori, baramwogosha, bamwambika impeta, bamwambika imyenda myiza kuko umwana we yari agarutse avuye mu buzerezi, avuye mu nzira mbi. Natwe nitwemera guca bugufi, Imana iratwumvira kandi Imana iratugirira ubuntu, Imana iratugirira imbabazi. Imana irumva gutaka kwacu, ziraduhana ahubwo iratugirira neza. Imana ishimwe. Bene data, Imana ni inyembabazi kandi urukundo rw'Imana ntago warupima ngo uvuge ati urukundo rw'Imana rupima umwana n'amagarama cyangwa n'ibiro ibi n'ibi, oya. Kandi n'ikindi, urukundo rw'Imana ndi warumezira ngo ukoreshe metero ngo urebe uburebure bw'urukundo rw'Imana, oya. Indirimbo y'149 avuga ati ngo urukundo rw'Imana ngo ndawarurondora, ab'isi bose bakandika ngo ariko ndibabasha kwandika urukundo rw'Imana ngo barurangize. Ijuru ryaba impapuro, ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, inyanja zose zo mubona ku isi zikaba ink, zikaba umuti w'ikaramu, ariko ibyo byose ngo byakama ari byo cyangwa ari zo, ariko urukundo rw'Imana rutararangizwa kwandikwa. Rero ndashaka kubabwira, Imana igira uwo rukundo rwinshi kandi igira ibambe, igira imbabazi nyinshi. Icyo usabwa ni uguca bugufi imbere y'Imana, ukayitakira, ukayibwira ibyo wagendeyemo, ukayibwira byose ndanahamye uyihishe, kuko n'uyihishe narabimenya, ariko uyibwire kandi uyibwire uyereke n'indege nke zawe nge izigukize iguhe imbaraga. Undi muririmbyi wa 95 avuga ati ngo yavuye imbere y'Imana agize ute atsindishirijwe ahawe indege. Nawe rero nusenga kandi ugasengana kwizera, ugasengana umwete n'ubushake, Imana irakweza kandi iragukiza, iragutabara. Ibiganza byawe birimo imyanda, ibiganza byawe byanduye, umutima wawe wanduye, amaso yawe yanduye yarebye bidafite umumaro, yaratokogwa, ubwenge bwawe buratokogwa. Ariko bwira Imana, nyeza, unyeze nse n'urubura, unyeze nse ngashireje, unyeze nse n'ubwoya bw'intama, uyibwire ikweze. Dufunguza gahunda yacu, nafunguje indirimbo ya 68 mu gushimisha ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bo mw'isi no mu bo mw'ijuru ngo keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Niba utarozwa n'amaraso ya Yesu, ca bugufi Imana ikweze. Kandi niba warogejwe ntukiyanduza, ica bugufi Imana ikweze. Refure yo noneho iri kubaza ibibazo bivuga ngo wogejwe na Yesu, ngo watunganijwe n'amaraso, ngo hari ubwo ngo yakuhagijwe n'amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Ni ibibazo 4. ngo mbese wogejwe na Yesu, ngo watunganijwe n'amaraso ye, mbese imyambaro yawe irera, ngo kandi hari ubwo yakuhagijwe n'amaraso. Niba utaruhagirwa n'amaraso, niba utarezwa n'ayo maraso, ca bugufi Imana ikweze, Imana igutungane, kuko nta kindi kitweza, nta kindi kidukuraho ibyaha keretse ayo maraso ya Yesu Kristo. Umurongo wa 22 muri iki gitabo aho twasomye nyine haravuga ngo kuko naho wakiyuhagiza ngo shuri, ngo ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije. Reka nsubiremo, ngo kuko naho wakiyuhagiza shuri, ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije. Imana idufashe. Ibyaha byaraduhindanije, turashonga, tumera nk'abantu bashaje, tumera nk'abantu bakecwe cyangwa b'abasaza, ariko imbabazi z'Imana ziracyahari, inshuti z'umusaraba.
Imana iracicaye kuri ya ntebe y'imbabazi kandi yiteguye kubabarira kuri abo bihanye, yiteguye kugira neza kuri abo bemeye guhindukira, yiteguye kukweza no kugutunganya. Murabona urugero ifoto yo nasizeho, murabona ukuntu iyi nzira imeze. Iyi nzira irakeye, reba hameze neza, hari ituze, yewe n'iyi foto murareba kiryoheye amaso. None ibaze kugenda mu rurembo rw'i Siyoni, haleluya, kugenda imbere y'Imana utunganye, kugendana n'Imana, kubana n'Imana, gukomatana nayo, ukumva ko uyobowe nayo, ukumva ko ushigikiwe nayo. Nabahamagariza ngo muze twihane, dutunganye, tumese ibishura byacu, tumese imyenda yacu, dutunganire Imana. Kuki iyi ndirimbo ku gitero cya gatatu baravuga ngo umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjira iwe mu birori by'ubukwe bati, niba utarezwa, umutima wawe uri umukara, amaso yawe ari umukara, iminwa yawe ari imikara, intoki zawe harimo icyo, harimo imishukera, ingingo zawe muri make zanduye, uzinjira muri ibyo birori uti? Ko n'ibirori byo mu isi iyo baguhaye invitation mu bukwe bwa runaka cyangwa se mu biro bya runaka, ufata dushe ukisiga, niba ari agapuderi ukakisiga, gusokoza ugasokoza, ukambara neza, ukagenda ugaragara neza nk'umumama mwiza, nk'umupapa mwiza, nk'umukobwa mwiza, nk'umusore mwiza, nk'umwana mwiza. Ariko utagiye witunganije, yewe n'uwaguhaye invitation yavuga ati sorry, ugahera hanze. Ariko icyo navuga ngo muze twitunganye, kuko abo batari bezwa ngo bazinjira mu birori by'ubukwe bwe bati, ndibazinjira. Kuko ijambo ry'Imana muri Matayo riravuga ngo bazahezwa hanze, ngo abarozi, ngo n'imbwa n'ingozi z'ibibi, n'abatari bezwa bazahezwa hanze, ntabwo bazinjira. Bazahamya ngo ab'abakobwa 5 b'abapfapfa, ariko 5 b'abanyabwenge bazinjira mu bwami bw'Imana. Icyo navuga, muze duhaguruke tujye mu gihugu cy'i Siyoni, gende dukorere Imana dutunganye, tuyivugire dutunganye, tuyobogwe nayo, haleluya. Kandi tubane n'abayo amahoro, tubane n'abantu bose amahoro, tugendane n'Uwiteka twishimira. Icyo nicyo kiruta byose. Ushobora gutunganirwa muri iyi si, ariko nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Nshuti z'umusaraba, nimuze duce bugufi, Imana itugire neza kandi Imana itugirire ibambe. Twasomye amagambo menshi, Imana itubwira ngo naho twakoresha amasabune menshi, yemwe na za shampu, uko ugakaraba ukiyuhagira, ibyandi bizakuvaho. Ngaho imbere y'Imana ngo byaraguhindanije, byarambindanije. Rero icyo gukora mwacyumvishe, ni uguhindukira tugaca bugufi imbere y'Imana. Kandi umurongo wa 25 ukavuga ati ngo mwirinde ngo ibibamarira ingweto ku birenge, kandi n'ibikumisha mu muhogo, ibyo byose tugira tubyirinde. Ngo ariko ngo uravuga ngo uti biramaze. Niko turi gusubiza Imana. Nitutabivamo, iki nicyo gisubizo turi guha Imana. Kuko Imana ikutubwira ati ngo twirinde ibitumarira ingweto, twirinde ibitwumisha mu mihogo. Amagambo tuvuga, inshuti z'umusaraba, nanjye ndi kwibwira tubivemo. Ibyo dukora bidahesheje Imana icyubahiro tubivemo. Nk'ibitwumisha mu mihogo, ya magambo adashimisha Imana tuyavemo. Ng'ibitumarira ingweto tuve mu ngendo zidafite umumaro. Hari abasenga hirya no hino biterane biki bitarimo Imana. Bandi umusenge mushishoze, mumenye aho Imana iri, were gushaka aho Imana itari. Ingendo zidafite umumaro Uwiteka ndagazishimiye, amagambo adafite umumaro Uwiteka ndagayishimiye. Ngo byere kukumisha mu muhogo, kandi ngo ingweto zawe were kuzimara mu ngendo zidafite umumaro. Nitutihana nditubivemo. Mwumve igisubizo turi gusubiza Uwiteka. Ariko ngo uravuga uti ngo biramaze, ngo kuko ngunda imana z'abanyamahanga kandi ari bo zikurikirira. Tubive mu bene data, duce bugufi, Imana iduhindure kandi duhinduke duhindutse, twe kujya twihana dusubire mu bindi, ahubwo duhane
tumaramaze, tuve mu magambo y'ubuzutwa, tuve mu magambo adahesheje Imana icubahiro, tuganduke, tuhindukire Uwiteka, imitima yacu tuyihe Uwiteka, aba ari we ubwe utuyobora twere kwiyobora. Soza nifuza gusoreza ko aya magambo nanone yari muri Yeremiya igice cya 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yemera kubabarira abihanye. Niwihana Imana irakubabarira, nuca bugufi Imana irakubabarira, numenekera Imana ukayibwira ibyawe byose irakubabarira. Ngo umutima umenetse ngo Uwiteka ndazagira ute yemye, ndagazawusuzugura. Amen. Umurongo wa 13, Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13 haravuga ngo icyo nshaka kimwe niko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga. Munsi y'igiti cyose gitoshe kandi ndiwumviye ijwi rye ni ku Uwiteka avuga. Amen. Imana yiteguye kugira ute? Kubabarira abihanye. Imana yiteguye kugira neza babandi bafashe ingamba yo guhindukira. Imana yiteguye kuvugutira ya mitima irimo ibidafite umumaro. Imana yiteguye kurondora. Nshuti z'umusaraba, hari ijambo riharaye mu bakristo ngo abantu bagakora ibyaha bakavuga ati ngo ngendegereje ko Uwiteka kurondora. None se natakurondora wiyizeho amafuti ukazapfana icyo cyaha. Niba wiyizi were gutegereza ngo Uwiteka kurondore, irebe mu mutima wawe ibyo wacume ku Uwiteka ubimwaturire. Uwiteka azakurondora ku byaha utazi, naho ibyo uzi akurondora bigenda ute? Akubwire ko wasambanye kandi uzi ko wasambanye. Oya, were gutekereza ko Uwiteka kurondora. Menekera imbere y'Uwiteka, duce bugufi dusenga Imana yo mu ijuru kandi iratugira neza. Uwiteka yiteguye kubabarira abahindukiye, abafashe ingamba, abihanye, abashaka kugendana na Yesu. Uwiteka yiteguye kubagira neza. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga, tubwire Imana itugire neza. Ariko reka ndirimbe kano gakorasi kavuga ngo ndibikabe kongera kuba imbohe ya Satani kandi waruri imbohe y'Imana. Ndibikabe kongera kuba imbohe ya Satani kandi wari imbohe y'Imana. Ndibikabe kongera kuvuga amagambo kandi wavugiraga Imana. Ndibikabe kongera kuba imbohe y'ibyaha kandi wari imbohe y'Imana. Ndibikabe kongera kuba imbohe ya Satani kandi wari imbohe y'Imana. Ndibikabe nshuti z'umusaraba, ndibikabe komera kuba imbohe y'amagambo, imbohe y'ubusambanyi, imbohe y'ubusinzi, imbohe y'ibibi byose, ahubwo iba imbohe y'Imana. Wari uri umukozi w'Imana, wasengeraga abantu bafite ibyifuzo bagasubizwa, wafashaga imfubyi bakabona ibyo kurya, wakoraga imirimo Imana ikishimira mu ijuru, wagendanaga n'Imana ukumva umutima wawe uri aleze, ukumva harimo amahoro, wakoreraga Imana ukumva urishimye, ukumva umeze neza. Rero byere kuba kongera kuba imbohe ya Satani, tugandukira Uwiteka nawe azagira uteyemye, azaduhindukirira. Imana yabwiraga Abisiraheli ngo nimujya ngo mukahaga, ngo mukagera muri cya gihugu nabasezeranije, mukahaga mukibagirwa, nawe azabatera umugongo. Ariko kuko bahindukiraga Imana, Imana yagira gute? Yarabarebaga. Dusenge. Uwiteka Mana yanjye, Mana ishobora byose, ndagushimiye, ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo.
Mana ndagushimye kubw'aya magambo duhaye, ndagushimye data wera kuko utugiriye neza. Ijambo ryawe ribereyeho kuducyaha no kudukebura, kandi ukavuga ati ngukunda uramucyaha. Mana ndagushimiye yuko utugiriye neza, Mana ndagushimiye yuko uturengeye, ngweretse imitima ifashe ingamba yo guhindukira, ngweretse imitima iciye bugufi imbere y'amaso yawe. Ubahe imbaraga, ubahe ingomezi bave mu byo barimo mu izina rya Yesu. Kandi Mana ndakwinginze ikiruta byose ukize ubugingo bwabo, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uwihanye Mwami akamenekera imbere yawe, umugire neza. Mana ndagushimiye yuko ukije imitima y'ubwoko bwawe, ndagushimiye yuko uhembuye data wera bari bagiye kwicwa na bwaki y'ibyaha, ndagushimiye yuko umurikiye bari bari mu mwijima, ndagushimiye data wera kuko uhaye abandi agakiza, ndagushimiye Mwami abari bakamazemo igihe kirekire ariko ndambinduka, ndagushimiye Mwami kuko utanze imbinduka, ndagushimiye Mwami kuko wongeye kubaha ikimenyetso cy'ibyiza bazabona hanyuma. Izina ryawe nirishimwe, reka ijambo ryawe Mwami risohoze icyo waritumye. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa. Iha buri wese umugisha ukurikirana Getsemani Channel, umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi Mwami n'ababisangiza abandi ubahe imigisha mu izina rya Yesu. Kandi data wera ariwe ujya uherekeza aya magambo Mwami, uganze ubemeze nguko wavuze data wera, ngo dufate ibikombe turebe ubukanda bwacu, turebe ibyo twakoze maze duce bugufi imbere y'amaso yawe, twere guhindanishwa n'ibyaha, ahubwo Mwami udukize mu izina rya Yesu. Bana na buri wese data wera, ijoro ry'ubwoko bwawe ubarinde, amanywa y'ubwoko bwawe ukomeze ubane nabo, tuzongere guhura tutishwe n'ibyaha mu izina rya Yesu. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa, gira neza ubwoko bwawe, umugisha utangwa nawe uboneke kuri buri wese. Niko nsenze nize mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wanjye, amen amen. Yesu abahe umugisha mwese.